fate fresh kugira gusura Dorimbogo mumureke Dorimbogo yes Bruce Melody ni mu Rwanda ndumva njya mbigira class ari muri class A. Bruce ari muri class A type of artist ngwa ngo nimba alphabetize kuri ABCD abahanzi baba ari muri class A, class B, class C, so n'umuhanzi yasohokeye igihugu. I feel like all of us should mushikira bihagije nka gahunda nyiragarimo ni gahunda tukwiye gushikira. Hanyuma Ben, abantu bakubuzi bavuga ko uri mwiza cyane cyangwa se ufite buretse gato buretse Yes, kwa The Ben Mugisha Benjamin akaba akubutse muri Canada muri Ottawa. Ben, welcome. Igitaramo wagiyemo cya Rwanda Youth Convention cyagenze gute mu mboni zawe? Cyagenze neza cyane. Youth Convention yagenze neza. Yahuje abanyarwanda baba muri North America, cyane cyane urubyiruko, and it was a success. The Ben wagiye warapromisinze abantu kuri buze kubahereza track ebyiri harimo ya gospel ndetse n'iy'urukundo. Turaza ubu ngubu dufite twiteguye indirimbo cyangwa ugiye kwitegura ubukwe nk'isanzwe? Ngiye kuyitegura. Twiteguriye gospel cyangwa y'urukundo? Yabibanga ibyo ngibyo. The Ben mu kiganiro watanze uha ubyiruko mbere yo gutarama wavuze mwe mu bintu byagufite imyaka 15 ariko ugaruka ku mpamvu abafana ubateza irungu n'inyota, uravuga ngo ubugiye mu bindi bitanga umusaruro twagira ngo umare impunyenye abafana tubwiye ni ibiki ugiyemo hirye mu nabyo nibanga bo ni ibintu bit personnel na akazi nkora ku ruhande ni haso zanjye zo ku ruhande, ariko nizo mu by'ukuri zidufasha gukomeza kuba abo turimo ndetse no gusunika ibyo dukora. Debe dufite amakuru yuko watumiye muri First Family ya Uganda utaramirayo, ayo makuru niyo yakuriye bivuga ko ari igitaramo cyo kuri 7 nibyo Uganda se Uganda ari ubukwe natumiyemo iyi weekend. Abantu miyemo ariko ni igitaramo kirahari mu mwaka utaha February hari igitaramo kuri 14 kuri 7. The Ben, hari ifoto yawe yagaragaye uri na Element. Bivugwa ko iyo foto yafashwe nyuma yuko ugarutse Kigali, I mean uvuye Burundi gukora igitaramo. Iriya foto koko hari project mwamwe mukora na Element cyangwa wenda? Element nishiti yanjye abantu barabizi. Iriya foto yafashwe way before tujyana i Burundi. Yeah, I think so, right? Numva yafashwe gishize mbere y'uko tujya i Burundi. So nuko abantu bahita babeshya content, ariko ni foto ya mbere twari turi, I think twari turi guhabiga fan nano twari turi studio. Hanyuma The Ben, telefone yawe yarabuze mu Burundi, abantu baravuga bati irabuze koko urarekeye ugura indi. Tugeze mu Rwanda dusanga RIB yakurikiranye ikirego cyayo bata muri yombi Eric cyangwa se Exdira wari ni Burundi nawe. Yaba ari we watanze ikirego wenda muri RIB cyangwa wenda n'inzego bwazo zabyikurikiranye? Ntabwo watanze ikirego muri RIB, inzego zabikurikiranye hagati yabo. Hanyuma The Ben, ejo bundi hasohotse amakuru avuga ko Tiwa Savage, Shiba, Diamond Platnumz bashobora kuzaza mu bukwe bwawe. Ayo makuru niyo ese niba atari nayo yaba yaratutse? Ahaturuka simpazi mukeka ko yabaturuka? Ntabwo mpazi narwo nakeka, ahubwo gusa bamwe muri abo bazaza. Diamond yarakonfirmye? Diamond ntabwo arakonfirmye. Otile Brown yakonfirmye. Tiwa Savage nibandi bakonfirmye? Tiwa ntabwo tuvugana just like that. Abantu bakomeje kukugereranya na Bruce Melody. Hari n'ifoto yari maze iminsi nabonye ku munsi w'ejo yiriwe Bruce Melody ari kumwe na madamu wawe Pamela, abantu bavuga ati bamugani koko n'ibibaka. Ariko kandi Bruce Melody ku munsi w'ejo yagaragaye kuri stage afite idarapo ry'igihugu. Abantu batamugani nyanga komeje guca impaka ko wamugana ari uyoboye umuziki wacu. Ni heavy yawe cyane maze iminsi bivuga kujyanye na The Ben. Bruce Melody ni mu Rwanda ndumva njya mbigira class ari muri class A. Bruce ari muri class A type of artist ngwa ngo nimba alphabetize kuri ABCD abahanzi baba ari muri class A, class B, class C, so n'umuhanzi yasohokeye igihugu. I feel like all of us should mushikira bihagije nka gahunda nyiragarimo
ni gahunda dukwiye gushyigikira igihugu benshi babifata nkaho utari wayisobanukiwe na bati kuba batende bamwe batigeze ngo waramutinye abandi batiye ndashaka ko yategereje ko ari kurwana ubundi wowe ujya kuvuga ko bata atari ngombwa kandi wenda muri industry bavuga na Kenison mugorane bavuze ngo ikwiye kubaho ariko mu buryo bwo gukorera amafaranga wowe utekereza yuko kuko bikwiye yuko na Bruce wenda hategurwa icyo gitaramo nkuko namuyoboke yize kubikomozaho kigamije kuba hareba kuko isabafana n'aba bimeze bite ariko abo mukunzi w'umuziki nshubije mu magambo magufi kuri icyo ngicyo n'ubu nagisubizaho gushize hakwiko igitaramo kuko igitaramo for sure gishimisha abanyarwanda and I'm pretty sure ko kizaba ahubwo iriya stade bari kutwubakira His Excellence niyo mbona tuzakora mu gitaramo umva ugihuriyemo na Melody itayo ya bato se n'undi abantu barimo kuvuga kandi ndi kuvuga ko igitaramo cya Melody The Ben 2017 umvikanye kuri imwe muri radio zikomeye muri Afrika uvuga ko ugiye gushyira hanze album hariho abahanzi bagiye bakomeye ndetse abantu benshi batangiye kuvuga ati wa Savage kashobora kuza ari kuri album ariko nekereza ko imyaka igiye kuri 5-6 gutyo nta kintu gihari sometimes abafana bakavuga ati The Ben awatubeshya ndetse n'amagambo menshi bakanakoresha n'imvugo zikakaye turaza kubona The Ben uri buze gushyira hanze single na pressure uri buze kujyaho cyangwa ntago biri buze kugaragara nkaho abafana babeshye kandi ari abakunzi bawe kuko bahaye single tari album ahubwo kuba nyine abo bantu bose wabijeje bataraboneka kandi sometimes cyagiye bari muri prime time kandi ubu ngubu yenda yakora bonigira effect niyo yari kugira cyagiye hari ukuntu abafana pressure yabo ntayigenderaho yego ariko nanone ari ukuntu nigenderaho sometimes kuko nibo dukorera so nanisigura ku banyarwanda bose apana abafana ba The Ben ku banyarwanda bose muri rusange kuba njya mvanga music n'izindi business zanjye sometimes ntisanga mu by'ukuri nibagiwe byo music nsaba but I promise them ko uyu mwaka ndetse n'umwaka utararangira nubwo ufite stress z'ubukwe hagomba kuba a new wave indirimbo yawe yasohoka mbere y'ubukwe cyangwa ni nyuma yawe possibly ko yasohoka mbere y'ubukwe hanyuma uri inshuti na Meddy cyane ni umuntu mwagurandinganye since 2010 ni ibintu bya danje hanyuma kuba Meddy bishobora kuba bivuga ko agiye gukora gospel ndetse nawe akagaragaza ko yegura Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi iryo jambo cyangwa iyo nteruro ivuga ko Meddy yigiriye muri gospel ku mutima wa The Ben ibintu yakira gute choice nkiriya ni choice ikomeye nubwo je akantu nkemeranya na Meddy nuko Meddy yahoze ari gospel Meddy yahoze ari gospel urumva Meddy yahoze ari gospel na mbere yuko avuga ko ari gospel Meddy n'umuntu arabizi ko namwigiye ibintu byinshi by'ubumana ndetse niba mu mpamagara kandi ndetse wakurikirana video n'umupasiteri kuvuga ibi n'ibi so Meddy to me has always been umuntu ukunda Imana hanyuma Ben abantu bakuzi bavuga ko uri mwiza cyane cyangwa se ufite buretse gato muri gospel uri mwiza cyane kurusha muri sekira nawe ni kubyize muri byantare so muri gospel ababivuga nabanzi ko njyewe ni ikintu cyo gicaniro kuri gospel ariko nemera ko imiziki dukora ni imiziki nigafasha abantu bose muri rusange ifasha ingo ifasha abantu batandukanye ntabwo bigusunikira muri gospel nawe se umunsi ariko gospel muramujyana murekure umusaza ifate fresh Yes.
uretse afatore. Thank you guys so much. Mani wahumugisha sana. Asante Ben. Kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda.